Haleluya. Turagushimiye Mana, zamura ijwi ahantu waba uri. Haleluya. Uko wumva umwuka biguha, ushimira Imana kubw'umusaraba wa Yesu. Ushimira Imana kubw'igikorwa cyabereye i Golgotha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Turabakiriye mwese mu cyumweru cy'umugisha. Cyumweru twiteguye Pasika. Haleluya. Yesu ashimwe. Cyumweru dutegereje Pasika, turaza kugira umwanya dukomeze dushima Imana yatugiriye neza ikaduha Yesu. Ikintu gikomeye Imana yaduhaye ni Yesu. Ni Yesu. Yo mpamvu iyi nyigisho ni y'umuntu n'Imana. Ngiye gusa ni nko gufasha tukagendana kugira ngo tugire ubumenyi kurushaho. Ariko ni umuntu n'Imana. Iki cyumweru, haleluya, ni cyumweru gitagatifu cyangwa se cyumweru cyera. Haleluya. Reka mvuge ngo Holy Week. Yesu ashimwe cyane. Ni cyumweru kidasanzwe, ni cyumweru hari ibintu byinshi abantu badahamanya, ariko hari ibyo bemeranya. Buriya kenshi abantu bavuga ku bitangaza, uburyo umwe abivuze siko wenda undi abivuga. Haleluya. Abantu bashobora kuvuga ku mavuta, ariko umwe akabivuga uko yabihishuriwe n'undi akabivuga ukundi. Yesu ashimwe. Uburyo Yohana avuga ku bitangaza siko Luka bivuga. Twatangiye bakundwa. Siko Matayo abivuga, siko Mariko abivuga, ariko bose barabivuga. Ariko hari ikintu bose bahuriyeho. Yesu ashimwe. Ndashaka kumva amen. Hari ibyo bose bagize gute bahuriyeho. Bose hari ibintu bagenda bahuriraho, bakavuga ngo iki cyo Matayo azakivuga na Luka gisubiremo, hanyuma na Yohana gisubiremo na Mariko agisubiremo. Bari abantu bose uko ari bane bagenda bavuga Yesu mu buryo butandukanye. Ariko iyo bigeze ku musaraba, vuga ngo umusaraba. Hari ibintu bose bahuriraho. Haleluya. Yesu ashimwe, bose bakemeranya bakavuga ati Yesu abambwe, hari indi misaraba ibiri iruhande. Ibyo bakabyemeranya. Haleluya. Iburyo hari igisambo kimwe, n'ibumoso hari ikindi. Ariko igisambo cy'iburyo Imana igiha umugisha. Ariko icy'ibumoso Mana we, haleluya, bose bari ibisambo, ariko ibisambo birarutana. Icy'ibumoso buriya ngo kiri kuri left side. Imana izakurinde muri urugendo kuba kuri left side. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikiri iburyo ikiri ibumoso cyatangiye kuzana accusation, gitangira kuba umurezi. Niyo mpamvu iyo ugenda hari ibintu bishaka kukurega, ariko ujye ubibwira ngo namenye agaciro k'umusaraba. Amen, amen. Gitangira kurega ibaze Yesu bari bose babambwe. Aho gitangira kumubwira ngo Yesu ashimwe cyane, gitangira kumublaming. Ariko kiri iburyo, haleluya, kiravuga ati cyambere, genda umva kuba mbambanywe nawe gusa. Umva abantu barabambanwa, ubundi kubambwa habambwaga ibivume. Umuco w'Abayuda cyangwa se umuco w'Abaroma, Abaroma igihe bashaka kugira ngo bikureho birego, bikureho ibintu bitandukanye, bagiraga nk'ikivume babamba. Bakavuga ati turitabaye iki cyo rwose mu mwaka dutahiyaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashimira Yesu kubambwa kwe no kujya ku musaraba kwe, ntabwo Yesu yari yakoze ibyaha. Ibaze ko na Pilato yakarabye, agakaraba. Turaganira inshuti zanjye, arakaraba aravuga ati uyu muntu ni umwere, ariko stili baramubamba kandi yamaze gukaraba. Aravuga ati icyo mbona amaraso ye sinzagire gute, sinzayabazwe ko ndabibona ko utipe ni wa vrai, ariko reka byibura nta kundi. Baramubamba nyine, ariko bamubamba yera shaho. Bajye bavuga ngo na amaraso y'intama
atanduye. Haleluya, atanduye, atagira ikizinga. Turashimira Imana ko wadupfiriye ari muzima. Amen. Ndagenda mvuga ibintu bimwe bagenda bahuriraho, ariko reka mvuge teme turiho hanyuma nyihuze n'iki cyumweru cya Pasika. Amen. Ya n'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto rwa mbere 1:23. Turakiriye abantu bose turi kumwe, abari mu rugo, abari mu bitaro barwaje, abari mu ngendo muri transit, agahita yicomeka agashira ku matwi. Haleluya. Akaba ageze Qatar, agiye mu Bushinwa, akaba yicaye ahantu ari kumva. Abo bose bariho bajya bazaho. Turashimira Imana ko hari abantu bafite inyota, ariko bino bintu n'ubundi bitera inyota. Haleluya. Ya mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 23 haravuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Haleluya. Hakavuga ngo uw'Abayuda, uwo ku Bayuda ni kigusha, kandi ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko iyo ugiye hejuru gatoya wenda haravuga ngo ijambo ry'umusaraba. Haleluya, haleluya. Kuri twe dukizwa n'imbaraga z'Imana, ariko kuri ba bandi batakizwa, haleluya, ni ubupfu ijambo ry'umusaraba. Niyo mpamvu niba ushaka kwemera umusaraba wa Kristo, haleluya, hari ibintu bizagaragara nk'ubupfu muri societe, hari ibintu bizagaragara nk'ubupfu mu buzima bwawe. Bavuga ati umusirimu nkuriya koko nta cyabuze, ariko abari gurwana n'ibintu bya Yesu abishaka hiki ntabwo baramenya neza imbaraga z'umusaraba. Ariko kuri 24 akavuga ngo ariko ku banyamahanga, kubahamagawe b'Abayuda, kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo. Hano baravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twe dukizwa n'imbaraga z'Imana. Ariko kuri 20 akavuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wagize ate yabambwe. Ku Bayuda basanzwe, Abayuda batarahamagarwa ngo ni kigusha, ariko ku banyamahanga ngo ni ubupfu. Ariko 24 hakagaragaza, ndibaza ko muri kunyumva, hakagaragaza Abayuda bamumenye banahamagawe nawe. Urumva ko hari Abayuda babibona nk'ikigusha, ariko hari abandi Bayuda, amen, aba Bayuda baravuga ngo bazi ko ari Kristo, ari n'Abagiriki bazi ko ari Kristo. Iyo ugiye kuri 20 hejuru aho ngaho kugira umenye Abagiriki n'Abayuda, bavuga ko Abayuda bakundaga ibimenyetso, ngo maze Abagiriki bagakunda ubwenge cyane. Hanyuma Paulo ageze i Korinto yahuye n'ibintu bitandukanye. Mugu preachinga, yashoboraga gupreachinga ubwenge, agapreachinga Abayuda akababwira ibimenyetso, ariko buri wese muri Korinto yari afite ikintu akora nka priority. Niyo mpamvu bene data ubutumwa bwiza iyo buvuye nk'umusaraba buriya ntabwo twashobora abantu twabigisha gusasa. Se ama university yigisha gusasa kurusha churches siyo menshi? Ako mwansubije ko turi kumwe, ko twikundanira. Haleluya. Bene data nukuri ni byiza ko twigisha gusasa, ariko tukigisha, haleluya, n'imbaraga z'umusaraba. Ni byiza ko twigisha iby'ubwenge, ariko abantu baduhagaze imbere cyangwa abantu tubwiriza buri munsi, icyambere bize amashuri tutize. Ndatangiye rero. Haleluya. Bizi ibitabo, wavuga se amategeko barayakurusha, wavuga ekonomi, haleluya, hari ibintu bazi. Paul asanga ageze muri Korinto, asanga abantu babiyemeza ishaho. Ndiho ndareba amashati bambaraga i Korinto, haleluya, mumvugire ngo amina cyane. Ahasanga abatipe basobanutse, ahasanga abantu bazi gucuruza bakunguka, ahasanga buri hari abantu batahombye disi. Nujye ubona warahombye ujye umenya ko hanze hari abantu batarahomba. Hari abantu bafite amafaranga kuri konte, hari abantu bafite abana beza, hari abantu basubijwe, hari abantu bafite n'ibitotsi badafite Yesu, ariko mwaretse. Haleluya, haleluya. Noneho abo bantu rero kugira ngo ubashe kubageraho ukuyemo umusaraba ntiwabashobora, ariko Paulo arabareba. Haleluya. Arababwira ati rero nabamenye nababonye, ariko twebweho tubwiriza Kristo wagize ate wabambwe. Kuko niba ari ikintu badashobora hanze ni ibintu bibamba, ariko mwamba barebe ne data. Uzi ko rwari ryinyo gato akatagenda ndapfuye, agahita atega indege akajya muri Amerika, akajya mu Bushinwa, akajya Qatar, akazunguruka ati ryinyo mbere nda, kandi sinabaseka. Nigeze gufatwa n'ikintu sinzano cyamfashe, ndumuroko ndi pasteur, nahaguruka numva ikintu kiramfashe, numva naniwe guhaguruka neza, mpita ntekereza visa mfite muri Canada ninge, ariko mwaretse. Ariko ndavuga yo naramwaye nicaye ngenyine, ndavuga ariko minyo nta soni koko we wamenye uyu mwanya utekereje ko wajya kwivuza muri Canada mbere yuko umpamagaza, mbere yuko ntabaza nkagutabara.
nahise nibuka visa ya 10 ariko mwaretse. Yesu ashimwe cyane. Ubwo se abari hanze mwumva bameze bati? Rero ni byiza ko tubwiriza ibintu bikomeye ariko dukuyemo umusaraba wa Yesu utorero. Haleluya. Arangije avuga ngo twebwe rero ntabwo tubwiriza ibintu bisanzwe, tubwiriza Kristo wabambwe. Tujye mu Bagalatiya 6, uyu ni Paulo nyine, Abagalatiya 6 ku murongo wa 14, kugira ngo mwumve amagambo Paulo yavuze, kugira ngo mwumve noneho uwo tubwiriza. Ku murongo wa 14 aravuga ngo ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ariko jyeweho it's okay, sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye iby'isi nkabibera nkugize nk'ubambwe. Byakoze impande ebyiri. Ngo sinkigira ikindi nirata. Uyu mugabo mwibuke ko yajyaga agira ibyo yirata. Aravuga ati hari ibintu njya nkunda kubwiza mpagaze. Arangije aravuga ati ariko yo bibaye kuvuka heza ndo kwa Benjamin, ibyo murabizi. Ubwo yabibwiraga bene wabo, ni uvuga ngo uvuze ngo aturuka hano bahita bamenya, urumva ndi umuyuda mwene wanyu. Urumva ntabwo mwanene, ntabwo ndi umusamariya wo hirya, ndi umuyuda. Icyambere ndi umuheburayo go gusobanutse. Ushaka ujye mu bisekuru by'iwacu reba. Hari abantu bavuga ngo bavaha ariko wajya no mu bisekuru ntubabone. Abantu birata gusa biratana ibintu ukajya ngo ariko ugasanga nta hantu. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Paulo muzi ko yigeze kwirata ibyo bintu. Ikindi gihe nanone yirata ko nanone kuko hari umugabo yigiye ku birenge witwaga Gamariyeli, umunyamategeko usobanutse, umufarisayo wujuje ibyangombwa. Aravuga ati noneho giye ntabwo nize mu bantu basanzwe ahangaha, nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Buri uwo wigira harakonta. Yesu ashimwe cyane. Buri hari abantu baba mu macaci ariko atavuga pasiteri we. Akavuga ngo usengeraye ngo quelque part. Kuko pasiteri ntiwamuhamiriza, ntabwo uzi ibye ariko baretse cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko yirataga Gamariyeli. Ibyigeze kubyirata, ndashaka kureba mu mwicanye ngo tuyigeze kujya byirata. Haleluya. Ayirata ibyo kwa Gamariyeli, yirata byuko yize amategeko, murabizi ko yayize. Haleluya. Ntabwo ari bya bicupura abantu basigaye batahana ngo barize. Yari yaragize ate? Yarize. Urumva asobanutse. Paulo agera hangaha mu Bagalatiya 6 Pastor Bernard. Aravuga ati noneho mbabwiza ukuri. Sinkifite ikindi ngira gute? Nirata. Nigeze kubaho mbyirata. Ariko this time nirata umusaraba w'umwami Yesu. Ariko mwavuze haleluya. Nirata umusaraba. Nirata umusaraba. Umusaraba niwo wenyine wahuza umuyuda n'umugiriki. Abayuda bakundaga ibimenyetso hano mu Bakorino. Abagiriki bagakunda ubwenge. Buriya abagiriki iyo bari mu rusengero ufite abagiriki ntibakunda haleluya nyinshi. Abagiriki ntibabikunda kandi ndabemera. Yesu ahabwa icyubahiro. Harigeze ikabya. Amina. Abayuda nabo bakazikunda. Bagakunda zo pekele mashi. Abayuda noneho basanga church ntiyaba balanced. Irimwe abayuda n'abagiriki kandi bose bagomba kugira gute? Kubana. Nomgere church irimwe abize n'abatarize. Ariko niyo mpamvu mu musaraba umuntu uvuye hirya icyangugu utarahura na dushe utarakara amazi ashushe arakuganiriza akakubwira ufite PhD ugahita ufukama ukakira Yesu umwami n'umukiza. Vuga ngo imbaraga z'umusaraba. Ariko mwamvugiye ngo imbaraga z'umusaraba. Haleluya. Akaba atarakandagiye mu ishuri akakubwira ubuzima bwawe kuvuvuka ukiri mu nda n'abana bazagukurikiraho. Imbaraga z'umusaraba. Amen. Yesu ni mwiza, mureke dusere mu musaraba. Haleluya. Vuga ngo ku musaraba twahuriyemo twese twahuriyemo. Umusaraba niwo twese duhuriraho. Umusaraba urawureba ujyaho ukabona intege nke zawe. Pastor ashobora kukubwiriza umwaka ugashira ariko ntiwihane. Ugasiga avuga ati yabanje akihana ibya ubundi. Haleluya. Ko ubwo mwana nahuriye mu makarti. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yakwihanye ibye. Ariko umusaraba usanga pastor, ugasanga umukristo, ugasanga umudiyakoni, ugasanga umukuru w'itorero, bose bagahura ku musaraba. Paulo aravuga ati sinkifite ikindi nirata ariko ndirata umusaraba w'umwami. Ngo uyu musaraba rero wanteye ibintu, watumye mbasha kureba iby'isi nk'ibibambwe.
ariko mw'abantu mwaretse ko dusigaye tureba ibintu nk'ibibambwe ariko mwavuze haleluya. Sigaye ndeba by'isi nkareba bibambye, ariko muzi ko hari ibintu dusigaye tureba tukabona bibambye kandi kera byara ariko ni bande bagenzi banjye bajya ni jewe gusa byakururaga. Hari ibintu jewe nta muntu wari kunshobora, haleluya. Niyo mpamvu mu rusengero nzajya mbyina, amen. Ntabwo wari kumbwira ukuntu ntagomba kujya muri boîte gute se. Ntabwo nanywaga inzoga, sinajyaga mu bagabo, kada mu izina rya Yesu ntabwo ndi kwiyeza, ariko byo ntabyo nagiye. Ariko umuziki ntuza pa yose igezweho nabaga nayimenye, nkakureba umunota umwe uko wabigenje nanjye nkadahita pa twata tugenda. Ariko umusaraba rimwe, haleluya, uranyemeza uramya ngo minyo byose bigufitiye inyungu, ariko ntabwo bigufitiye umumaro. Byose urabyemerewe, ariko ntabwo byose bigufitiye umumaro. Iryo jambo ryonyine ryonyine ryo ryamfashe ryonyine, kuko kuri bonane twarabyinaga twese tukabyina, na mama akabyina, nyogokuru wacu umupentekote agasenga, haleluya. Twese twarabyinaga iwacu tukabyina, ariko kubyina si byo bibi, ariko nahinduye ibyo aho mbyinira, nabyiniye nahinduye n'uwo mbyinira. Vuga ngo apostara cyabyina mu izina rya Yesu, haleluya. Umusaraba wonyine niwo wagukiza amahane. Hari abantu bazi gutukana, akagutuka kuri mama wawe no kuri grand-père, akagutuka. Nyambibona abantu batukana, uzarera n'abantu bari ku ma YouTube baba batuka abantu, bariya bakijijwe bagahura n'umusaraba, bavuga ubutumwa buriya baba bavuga ubutumwa beza cyane, kandi bari abantu tuzababwirize buriya baba bavuga ubutumwa bateye ubwoba, bahuye n'imbaraga z'umusaraba. Hari umuntu kwemeza ukumva mu mutwe haratangiye kugira muzunga. Rero imbaraga z'umusaraba zihindura umuntu agahinduka. Imbaraga z'umusaraba zahinduye mama Jojo, haleluya. Ariko musiye muceceka nzajya mbivuga, haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro, amina. Ngo sinzanu yari amanukiye kuri boîte. Yesu ashimwe cyane, afisize abana afuma, nanjye nagiye ndi inkumi. Je nari ntarabyara. Yesu ashimwe, haleluya. Imbaraga z'umusaraba. Jya kuri 15 ukuntu havuga aho nyine Abagalatiya 6:15. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa. Ubanza phone nani yawe idakora cyane. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kubikiremwa gisha. Basa gasubiramo ukanubumve. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gisha. Basa nukuri ibintu abantu bapfa duhure ku musaraba bene data. Itorero rishobora kuba ridahuje doctrine, ariko niba duhuje Kristo tukaba duhurira ku musaraba, haleluya. Nukuri waba mu Anglikani, ukaba mu Pentecote, ukaba n'undi mu Methodiste, ukaba mu Baptiste, ariko tugahurira ku musaraba wa Kristo, haleluya. Mwaba mu defrize abandi bagafunga itambaro, abandi bagashiraho verni, abandi ntibayishireho, ariko mugahurira hehe? Ariko mwavuze ngo umusaraba wa Yesu kwera. Ahangaha Paulo aravuga ati kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa se kudakebwa kuba utoboye amatwi n'undi atayatoboye, icyo siyo kibazo, ahubwo dukeneye, ariko mwavuze amina, keretse kuba ikiremwa gisha. Imbaraga z'umusaraba zatugize ibiremwa bisha. Abavutse ubwa kabiri muvuge amen. Rero mu gihe tugiye muri Pasika, reka mvuge kuri Pasika kugira ngo numve. Hari ukuntu Pasika ni ijambo rivuga ngo kunyuraho, ya pass over, ya iryo jambo ni ijambo bakoresheje igihe ubwoko bwa Isirayeli bwagomba kuva mu Egiputa, hanyuma mu gicuku cya nyuma, benshi bakunze kuhita mu gicuku cya nyuma kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Muzi ko byabaye ngombwa yuko habaho kugira ngo habeho finale ya finale. Hanyuma ya finale rero yagombaga ko babaga umwana w'intama. Kira ni ikimenyetso cya Pasika mu isezerano risha, rya kera, sorry. Hanyuma babaga umwana w'iki? Babaga umwana w'intama. Ariko habaye ikimenyetso kivuga ngo ku nkomanizo z'imiryango y'aba Bisirayeli mushireho amaraso. Haleluya. Iriya miryango y'Abisirayeli ubundi ni nk'ikimenyetso cy'umusaraba, ariko muri Ancien Testament Pasika tugenda tuyibona ntabwo itangiranye n'isezerano risha, ariko ni Pasika yatangiye kera. Mushire ku nkomanizo z'imiryango. Buriya umusaraba ni umuryango, umusaraba ufite aho twinjiza, amen, amen. Ariko ku nkomanizo z'imiryango yabo mushireho
ikimenyetso cy'amaraso. Hari habazwe iki? Umwana w'intama. Uriya ni Kristo ugaragara mu isezerano rya kera nk'uwatambwe, ariko noneho ari amaraso muyashireho. Marayika murimbuzi, umurimbuzi nahanyura aracaho. Iyo tuvuga ikimenyetso cy'amaraso tukavuga imbaraga za Pasika, ni umurimbuzi wendaga gucaho, ntibizanamubuza gucaho, ariko nabona ikimenyetso cy'amaraso akakibona ku nkomanizo z'imiryango, ntabwo ari bukurimbure. Iruhande barapfa n'iburyo bapfe, ariko kuri wowe hari ikimenyetso cy'amaraso. Amen. Burya Abrahamu ajya gutamba ntuza, ajya gutamba Isaka, burya iriya yariyo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yarahagurutse ahagurukana inkwi, burya ntabwo yazisanze mu ishamba, arazitwara aragenda azi yuko birangiye. Yagiye mu kimenyetso cyo kujya gutamba. Haleluya, azi ko byarangiye umwana wagiye gutambwa, ariko birangira hari imfizi. Iriya mfizi iri mu bihuru mu Itangiriro 22 yari iboheye ahantu mu bihuru, ariko ikaba ibasha ku navuga ngo ijya mu mwanya wa Isaac. Uziko Isaac yaragiye gutambwa, donc gutambwa, ariko iriya mfizi iri hariya ibiramugobotse. Amina. Iriya mfizi rero tubona mu Itangiriro, uriya ni Kristo Yesu. Ndashaka ndebere mugenzi mu bwutisha yaje kugucungura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hariya mbere ya noneho twareba se mu Itangiriro. Ese muzi ko byari byarangiye kuri Adamu na Eva, inzoka yamaze kuhagera, bonyine bagatangira kwireba bari naked, kandi bajyaga biberaho baraho nta kibazo cyaricyo cyose. Ariko umunsi umwe biba bibi, bumva imirindi y'Uwiteka, batangira guhunga Imana. Najya mbabwira ngo iyo tuvuga umusaraba uhari kugira ngo umujinya Imana idufitiye, umujinya Imana yari ifitiye abantu. Haleluya, kuko biravuga ngo all have sinned. Nushaka uvuke haleluya, nushaka uvuke ku bapasteri batatu gramere bakurikirana, ariko birivuga ngo all have sinned, ngo bose bagize gute? Bakoze ibyaha, ntibasingira iki? Ntibasingira ubwiza bw'Imana. Ni kuvuga ngo hariho ikintu gishobora gutuma tudasingira ubwiza bw'Imana na gatoya. Nibaza ko Imana yavuze atari ko Imana yonyine itugira umujinya, kandi tugira umujinya idushakira na plan B yo kuducungura. Mutekereze iyi Imana ukuntu ari nziza, irashaka kubakuraho, ariko iri no kwiga uburyo murabona, iri yashaka kubarimbura ati ndabarambiwe, atari ko abantu wabashakira systeme ziranga. Adamu wa mbere ni Adamu nyine, Adamu wa mbere, ariko bakavuga ngo Adamu wa nyuma. Buriya abantu bakunze bavuga ngo Adamu wa kabiri, buriya ntimukabivuge, ntabwo ari uwa kabiri, ni uwa nyuma. Bavuga ngo the last, bavuga Adamu wa nyuma, ntabwo bavuga ngo Adamu wa kabiri, kuko nyuma ya Yesu nta wundi uzaza. Ariko mwavuze amena cyane, ariko murafashishwe. Amina, ngo nta wundi uzaza, ntawe. Hari uwo mukeneye, hari bishop mukeneye, ngo nta wundi uzaza nyuma ya Yesu. Ndagukunda Yesu. Amen. Ariko murebe ukuntu Imana ari nyembabazi. Pastor Manwe, uziko no muri Edeni bitaragera mu gihe nyine cy'isezerano risha, yarashaka ikintu yakora, abasanga mu bicocero disi, asanga rero barihisha mu bicocero. Buriya twabaga mu bicocero ataradushakira gahunda yo kuducungura. Hari ibicocero yadukuyemo mu bicocero byitwa isoni, ibicocero byitwa shame, reproach, kutemerwa, kudasingira ubwiza bw'Imana. Buriya abantu benshi kudasingira ubwiza bw'Imana ni ikintu kibi, kuko umuntu akozwe kugira ngo ahimbaze Imana. Haleluya. Ariko irangije iravuga ati reka nshaka inyamaswa nica. Yica inyamaswa. Pasika yahereye hariya, yica inyamaswa. Amaze kwica inyamaswa afata uruhu rusobanutse, vuga ngo kwira. Haleluya. Hajya n'uruhura, arangije arabambika, abakuraho ibicocero arabambika. Muzi ko Yesu agira gutya, aravuga ati ahana na ya nzoka. Muzi ko atabahanye, yahanye ya nzoka. Bo batangiye umugabo ati se yarenze gute, ati mvaho si ya moso wa mugore wampaye, tujya kumpa umugore w'umunyamubiri ko bwaretse. Ko Imana ni nziza cyane. Ariko abantu, haleluya, buri abantu bose bararegana, Amen. Abagore barega abagabo, abagabo bakarega abagore. Ariko noneho Imana irabireba, iravuga ati sasa ni ikibazo ati iyo utama umugore. Hari umupasiteri yigeze kubwa ati nabonaga umugore wanjye ahagarariye abinginzi ari kiri fiance, ariko ngo mu rusengero runini yarahagarariye abinginzi, ngo agasenga, ngo bageze mu rugo akagona.
nukuri buriya mu rugo rero haratugerageza pastor. Buriya abantu basengera kuri church benshi. Noneho pastor arambwira ati mbara unsengera Imana inkize ikigeragezo. Ndetse niki ati umugore ati ntasenga na gato. Ati ntasenga nawe nose wowe biti. Ati nashakaga ati kongira intege zo gusenga nkabwira. Ati nanje ati gusenga ati mbaniriwe mvuga. Ati no gusenga bikananira. Ati nshaka umugore uzancaginga. None rero mwese muri abanyamubiri mujye ku musaraba. Haleluya, mujye ku musaraba. Umugore wakunaniye mwereke Yesu, ujya ku musaraba. Ku musaraba niho hashobora ibyananiranye. Amina. Nukuri nubwo aposo yagukanseringa ngo yagiye kubyiga ngo sinzaru yagiye kubyiga bigeraho bikanga, ariko ku musaraba wa Yesu uwo no musaraba tugeraho bikaba bizima. Amen. Yesu ashimwe. Ko numva afite ibiseko byinshi muri iki cyumweru turakirangiza ni Pasika. Amina. Noneho abango uyu mugore wa mugore ati ariko wowe urabibona nawe umugore nawe agishira ku nzoka. Ati siriya nzoka se ati iriya nzoka yanyegereye nose yakwegereye uri hehe, ariko Imana irareba iravuga ati reka ihana inzoka. Ihana inzoka birangira mu Messi na madame bari amahoro. Inzoka aravuga ati rero wowe ugiye kuzajya ugenda utwayinda gusa mbega ugenda uri hasi gutya urya umukungugu ntabwo uzarya fruit. Ntabwo ushaka kuzarya umuceri w'umutanzania. Abo Yesu yahaye umugisha mu bw'amen. So noneho inzoka ibiragiye basi birarangiye ibirahanye. Bibiri avuga ngo Uwiteka aguhane Satani. Uburyo rero Imana yakoze ngo ihane Satani. Yaravuze ati niki nakorera humanity. Ntabwo ari church ni humanity. Niyo mpamvu naba abantu twanga Yesu arabakunda. Naba abantu tudashaka kubona Yesu arabakunda. Haleluya. Muri Kristo nta muyuda nta n'umugiriki. Muri Kristo byose byahwaniye ku musaraba hariya byose. Haleluya. Niko bimeze. Muri Kristo nta nkomoko, muri Kristo nta byo kuvuga ngo jewe ngumvuka ahantu hazima. Muri Kristo ni ku musaraba. Ubundi twese ntabwo twashobora gusingira ubwiza bw'Imana. Hanyuma noneho yavuga atari kuwakohereza umwana wanjye w'ikinege akagenda akabancungurira. Twavuga umusaraba twajya muri Yohana 3 se tukajya mu Kuva 21 Abisirayeli baritotombye bari banyuze ahantu hitwa Hori Mount hitwa Hori bagomba gukatira muri Edomu. Bega hari nk'urugendo rudasanzwe birakomera, ariko bigere mu kubara cyangwa ndumva ari kubara 21 cyangwa se kuva barangije barakubitika Kuva 21 barakubitika inzoka zirabarya. Barakaje Imana Abisirayeli. Inzoka zikabacyaraje. Inzoka ngo zitwa ngo ni inzoka zikira z'ubusagwe. Fiery snakes and serpents zirangije ziraza zirabatikura. Zibatikuye bakora ikintu cyiza bamenya ko bakoze ibyaha. Ese wowe bimeze bite? Iki cyumweru mureke tube honest. Iki ni cyumweru cyo kujya muri miroir tukabwira Yesu ngo Yesu tugarukeho. Amen. Barangije ngo basobanukirwa ko bakoze ibyaha. Basobanukirwa ko amina bababaje Imana, ariko ngo bamenya ko bababaje na Mose. Barangije ngo baramwegera baravuga ngo we have sinned against God. Iki cyumweru mumbare tuzabwira Imana ngo Mana we have sinned against you. They sinned against God and against Moses. Niko bavuze twacumuye ku Mana, ariko tubonye iri kure turavuga ngo reka dushake n'uwo ikoresha araha hafi. Bashaka Mose kuko wari uraha hafi burya abantu barakaye barakariye Imana barakara n'abayobozi. Ibyo ni bisanzwe. Amen. Niyo mpamvu ntajya nkunda abayobozi bagwana n'abakristo. Bagwana n'abakristo hajyamagara mu Kristo ngo wamvugiye iki ngo uzongere. Nta muyobozi ukora ibyo kuko nketse utari umuyobozi. Ariko bana we reka twigarukire. Yesu ashimwe cyane sibyo byanzanye. Amina. Haleluya. Ya barakarira na Mose rose ushaka barakarirende. Ntabwo bari burakari imirima barakari w'Imana yavugiyemo. Uyu niwe yabwiye ngo tuzatabarwa none turakubitwa. Uyu niwe Imana yabwiye ngo tuzaba amahoro none dore bitubayeho. Barakarira Imana barakara na Mose, ariko baragaruka baravuga ngo Mana utubabarire.
bajya kubwira Mose ngo twaracumuye ducumura ku Mana ducumura no kuri wowe. Ariko ubwo babivuga ntujye ngo abantu bapfa kuvuga, bamwe bari batangiye gupfa. Abasigaye bavuga ati sha niturangara natwe turacaho, reka tujye kubwira Mose. Buriya niko bimera. Nuko noneho barangije babwira Mose. Mose niyo yahise ababwira mwamvuganye nande uko mwaretse. Ariko mwaretse ntabwo mwamvuganye nande, mwari mwicaye Imana izibe yanyerekera buretse shayi zibakubite. Ari umupasiteri w'iki gihe Yesu ababwira izi bantikurire, ntabwo ariko yavuze. Yaravuze ati reka nshake igisubizo vuba vuba. Nuko Imana data, haleluya, yadushakiye igisubizo. Niki nakorera buno bwoko? Niki cyatuma umujinya wanjye ubavaho? Mose ahita ashakisha pastor uburyo bwose, ahitabona afata umuringa, haleluya, inzoka ayucuramwe inzoka mu muringa, cyari ikimenyetso cy'umusaraba. Atariko ugenda ugira ute umanike hehe on a pole. Yes, umanike kuri ntuza Paul niki ku nkingi. Yes, ashimwe pastor ujye hasoma 21 kuva 21 kane kugeza ku 9 naho ngaho, hanyuma umanike hejuru. Haleluya, yes, ahabwe icyubahiro. Glory to God. Pastor habasomere bareba aho hantu vuba wenda. Uwiteka yumvira Abisiraheli kane kugeza ni numbers kubara. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca kubara mu nzira 21 kane kugeza ku 9. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Yego. Ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Imitima y'abantu iracogora. Yego. Abantu bavuga Imana na Mose nabi. Pasa wumvise ko abantu bajya bacogora. Urugendo niko rwagize rute? Rwabacogoje. Imana ibyo yakubwiza bikora. Amen. Ndashaka kugira umuntu mwicaye ngo uti ntuwicogozwa n'urugendo. Haleluya. Urugendo rwo gutegereza ruravuna, urugendo rw'ubuseribateri ruravuna. Abaseribateri bari he? Yego sha, ruravuna sira. Warakuriye muri Sunday school ugakura wivugira Imana gusa, hama watangira gukura ngo harageze. Wajya kubwira umukobwa umwe ngo ngo wibeshe, wajya kuwa kabiri atari kubanza ugwaye, baba we ugatuvuga uti noneho Yesu ashimwe cyane, tuvuga uti noneho reka mbe ncecetse Mana nunkene ruzanshake. Haleluya. Ariko nta kibazo ufite aba grand frère. Haleluya. Muvuge ngo amina cyane. Bari bacogojwe n'iki? N'urugendo. Bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Yes. Ko ari nta mitsima tuhaboneye, nta mitsima, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka ohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nabi nawe nabi. Saba Uwiteka dukure mu izi nzoka. Mose arabasabira. Akumva ukuntu bavuze ati twakoze ibyaha n'ibindi byose, ariko tuje kubwira uyitubwiririye Imana. Tuzi ko mukorana. None uzi twebwe nuvuga ngo bahise bamubwira ati ube mediator. Ijambo mediator ro mu isezerano risha, mediator dufite ni Yesu. Ariko mwavuze amina. Ariko wamba bari kuvuga ngo mediator ni Yesu. Kera yari Mose, ariko uyu munsi niyo mpamvu Bibiliya mu Baheburayo gice cya mbere hariya ku murongo wa mbere mpakunda mu Giswahili ngo imasiku. Haleluya, vango imasiku. Ariko Giswahili kirakaba wari wabisoma pastor. Ntabwo uravuga utuba muri Tanzania. Imasiku. Haleluya, vuga ngo amina cyane. Muri iyi minsi nowadays ngo yajyaga ivugana natwe mu kanwa k'abahanuzi, ngo ariko muri iyi minsi ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Amen. Ngo imasiku. Ariko man, ariko nkumbuye kujya kuvuga ubutumwa muri Tanzania. Imasiku. Haleluya. Amina. Nagiye kwigisha muri Tanzania, noneho nshaka Bibiliya y'Igiswahili niho namenye ayo makuru. Amina. Uvuga ngo imasiku. Haleluya. Nukuri pastor ntabwo urarangiza. Begera Mose aba umuhuza. Natwe umuhuza dufite ni Kristo. Nivuga ngo nivuga ngo Imana ntabwo ishaka kukureba wowe, ikurebera muri Kristo Yesu. Nivuga ngo iyo ikureba muri Yesu irakubabarira.
iyo ikurebera mu gucyo ariko mwavuze iyo ikurebera mu mwana wayo iravuga ngo minyone nabeho iyo ikurebera mu mwana wayo ariko haleluya ega yatumara yavugana nabo muri biciye kuri nde Mose nose ntibigeze ntaguze mu makuru ko bigeze kuvuga ngo turushe ko Imana ivugira muri Mose ubu niwe wenyine Pastor Bernard komeza uhavuge ubu niwe wenyine yego kubera iki twebwe ariko ibintu byo niwe wavuganye n'Imana niwe wazamutse ku musozi niwe wageze gute ariko Mana yanjye uyu muntu wenyine noneho Imana iravuga ati wenda ubabwire Mose bambwirire ko nzaza nta kibazo ariko itarahagera byagenze bite Pastor hakubise inkuba imirabyiraka babwira Mose bati tubwirire ko tuzabonana ubutaha asubirayo isiratigita yari bibanziriza kuza kwayo hakubitiye inkuba hakubita ibintu mirabyo isiratigita ibitare biramene noneho babwira Mose ati gumana Imana yawe subirayo ugumane nayo Imana ishimwe ko yohereje Yesu Kristo Imana ivuga ngo ijambo ry'umusaraba mbega ibintu byiza umusaraba Mana umusaraba nzavuga umusaraba byibura uyu munsi no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu mureke mvuge ngo umusaraba ndashaka uzarya inyama yo kuri Pasika uyirya uzi impamvu uri kuyirya haleluya amen none babwira Mose ati tubwirire iyo Mana ko arangije arayibwira Pasika Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'ibendera cura inzoka igize gute isa nizo uyimanike mbabara gatavuga muzi ko Yesu yaje ari umuntu 100% wambara ukavuga ngo isa nkizo yaje ababara yaje yagira ubwoba vuga ngo umuntu 100% ariko mwabaye muti yaje ashobora kugira ibibazo bibishobora kumugora ari umuntu kavuga ati sha uziko Rosine ngomba kumutabara uziko ngomba gutabara kwa Pastor Bernard uziko nzi uburyo Pastor Emmanuel amerewe donc yaje cura inzoka igire ariko Mana we isa nizo uti birasa amina yisanishije natwe haleluya yari Imana 100% niyo mpamvu iriya nzoka ntabwo ari inzoka isanzwe burya umuringa haleluya umuringa burya ngo ntufate ingese ngo ntufate ingese buriya nubwo twambara ibigezweho ariko ngo buri umuringa ingese birazirana yewe we mbega inzoka izira ingese fata ubwo bumara bwose bujye muri iriya nzoka nibareba apana ngo bakore ndashaka kuvuga ibintu bibiri turarwana nabyo muri iyi minsi turi kuvuga ngo bamwe b'ubuntu ego barayobye sibyo kuko badashaka kugira icyo bakora ariko mbabwire ukuntu natwe twayobye kambabwire natwe ubuyobe bwacu bariya bayobye kuriya ariko mbabwire ubwacu twe rero tuzi yuko bwa buntu tugomba kugira icyo tubukoraho cyane ariko Mana we ariko wantabaye vuga ngo wakora ko ntiwakora cyane reka nkavuga aka kantu sinzi abantu basigaye none se Yesu yabarakoze iki byose ari wowe ngo byinira Imana gutya none ukabyina niberera igasohoka ngo nibwo Imana imanutse ntabwo ntayihari rwose ariko bwantabaye urasa ngo umuntu yagwaye ibikanu ariko mwaretse ariko dare ngo yari ihari ngo yari yahamanukiye shaho yahamanukiye byaha hamanutse ibyuya ariko urumva kandi ikindi byatweretse kuri performa ariko ntabwo abantu barasaraye abantu baragwaye Hana we akamanuka mu mazi Imana iramanutse yewe akamanuka mu mazi akagiye byumba akayamanukaho haleluya imikoshi yose banteje bako Mana umugezi w'igorogota sha haleluya ariko mwambare mukababona ibyo byose nubwo twabikora Imana ishimwe ariko ntabwo byaruta umugezi w'igorogota ku musaraba haturuka iriba rinyota twanyweye
amazi meza, amazi y'ubugingo. Abayobe rero babi, abayobe babi, nta kwihana, nta kwezwa, tugume dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bukomeze busage. Noneho babandi bavuye mu byaha, agenda afite Bibiliya gutya, ari umurakari, azi ko ari we wenyine urepresenta Imana muri iyi si. Ariko waretse shako Yesu yayirepresence neza. Ariko mwavuze amina cyane. Yo, ndafashishwe vuga ngo Yesu hari ikintu yakoze, nta muntu uzagisimbura, nta caci izagisimbura, ntawo mu isi wagishobora. Igikorwa yakoze i Karuvariyo. Haleluya, ndafashishwe. Amen. None ukajya kumva ibintu byose. Hivi vitu nabii alikuwa alisema, ariko mwaretse hari nabii urenzirije yakosha. Amina. Haleluya. Pastor, uzikuri yababwiye. Ntiyababwiye ngo uriya nzoka mujye kwiba, ngo uriya muringa noneho mumanike. Bariho barapfa. No, yavuze ngo murebe gusa. Look and live. Reba ubeho. Ariko ndebera mugenzi ngo urumva hari ibintu bakoze. Atore abantu rero ntibemera yuko hari igikorwa cyakoretse. Niyo mpamvu birirwa bikebagura. Reba ubeho. Urebaho wese. Ureba aho inzoka yamuriye arapfa. Ariko ureba kuri iriya nzoka ahantu imanitse. Ya. Muyimanike hariya mu nkingi mu butayu. Pasa komeza uhasome. Ayiwe. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Ku giti cy'ikipasi cy'ibendera. Ku giti cy'ibendera. Amen. Reka mbabwire ikintu cyabaye. Yagaragazaga donc cross, yari sign ya cross, umusaraba. Urabibona muri Yohana 3 Pastor Bernard 14. Abantu bakunze kujya kuri 16 kuko yakunze abari mu isi, byatumye atanga, ariko ntibajye kuri 14. Dusomere kuri 14. Haleluya. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashima. Hari aho turi kujyana. Amen. Umva mbabwira ikintu kimwe. Abantu ndavuze mvuga byo bose bagiye bahuriraho. Baremera ko Yesu yabambwe, ariko ngo agire muri kwa kubambwa agire ngo birarangiye. Waruzi ko wamenyera bya bisambo byari byambaye ikamba ry'amahwa? Ndi kubabaza nyine nka mwarimu. Ni uvuga ngo nubwo yabambwe ki VIP. Uzi kubambwa ariko ni ikamba, yego ni ry'amahwa, ariko ni ikamba. Ntabwo bapimaga gushira ikamba. Ikamba yari ona. Ikamba cyari cyubahiro. Ariko ryari ry'amahwa, ariko ari ikamba. Igikorwa yakoze cyo kuducungura cyari ki VIP. Ariko mwavuze amen. Ariko wagize umuntu ndero ntugacubogoza ibintu kandi by'ibi VIP. Amen. Waruziko. Yesu ashimwe cyane. Akuzi ko buriya tugomba kumenya kugira ngo duha agaciro umusaraba. Tugomba kumenya icyamujyanye ku musaraba. Icya mbere, Imana ikintu yanga ni icyaha. Ariko ikintu ikunda, igakunda abanyabyaha. Ni ibintu bibiri. Yanga icyaha, igakunda abanyabyaha. So he was supposed to redeem the sinners. Ariko nanone agomba kubwira icyaha ngo waraneshejwe. Hariya ku musaraba rero, Mana yanjye abantu bamenye imbaraga z'umusaraba. Muziko ngo n'inzandiko zose yaturegaga. Muziko yazijyanye kuri cross. Buriya ngo yabambanywe nazo. Ntiyabambwe wenyine. Yabambanywe na bya bindi byose bikurega. Bya bintu bishaka gutuma uba mugufi ukumva sinzi ibintu yarabambanywe nabyo. Inzandiko zose. Mumbabare mvuge noneho uyu munsi ndasa nkaho nkontrediza, ariko sindi kuhakanya ibyo twigisha kuri karande, sindi kuhakanya ibyo twigisha, haleluya, byo kumenagura ibicaniro bya karande, kumenagura, turamenagura. Sako mubare tuganire. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wamenagura birenze ko Yesu yamenaguye hehe. Mumbabare tubigendane n'ukuri. Ku musaraba. Basta n'ukuri pe.
kuko hari ibyo koko turabyigisha kandi ni mu mwuka kandi biri mu ijambo ry'Imana tugomba kubisenya biriya bicaniro ariko hari n'igihe abantu bakoresha kamere icyumweru cya mbere dusenye icyo kwa sogokuru cya kabiri dusenye sogokuruza icyo muri mara nk'amezi 8 muri gusenya gusa icyo ukundi kwezi sinzi ngo nyirakajumba ukundi kwezi ariko mwaretse ariko ukavuga uti Imana yanjye uku no gusenya gusa cyo no kuimpressiona haleluya ndacyahari hagahita hazi ikindi haleluya turasenze tuzakora amasengesho y'imisi 7 y'abakerubi ku Mana yanjye ko Imana yanjye vuga ngo yabambanywe n'inzandiko zikurega muranyumva neza ndize ko turi kumwe bene data ibyo tukora twebwe no kujya gufata bordero ariko ibyo Yesu yakoze ariko mwavye amina bwira mugenzi ngo burya urwana uri muri position y'uwanesheje ndashaka uyu munsi mbabwise ukuri ntabwo mwanyumvise turasenga tugasenya kuko azaduha imbaraga zikandagira inzoka niki na scorpion sibyo ariko iyo ugiye utazi attitude y'umusaraba uraneshwa bura mumbabarire ninjyanza gusenya imyuka mujye munyemanya ko giye naje nanesheje mwizira kuko ntabwo tuje muri ntabwo tuje twa failings no kuko ibintu Yesu yakoze byaduvanya mu gufailinga pastor haleluya no ukuri kambabwiza ukuri niba koko donc izi mbaraga z'umusange n'abantu bavuga ngo gukizwa biragoye ahubwo ntibishoboka kiretse ari umusaraba ariko mwaretse abavuga ngo biragoye ahubwo giye mbona bagerageza buri uvuga ngo biragoye ntiwagerageje impossible it's impossible to please God without faith impossible kugira ngo ugende muri urugendo rw'agakiza utazi imbaraga z'umusaraba kuramwe umusaraba message yawe irabipfuye kuramwe umusaraba preaching love itarimo umusaraba ntabwo ari true love niyo mpamvu ubona uyu munsi abantu bigisha urukundo bagera mu rugo bakagira inzangano niyo mpamvu ubona uyu munsi bavuga urukundo rw'Imana barangiza bakaba mu moko kuko ntabwo ushobora gukuramo umusaraba ngo umukristo mwiza ntibishoboka ntabwo wakuramo umusaraba ntibikunda ntabwo bikunda ko wandebe umuntu muri kumuti ntabwo bikunda hari abantu ujye ureba ukumvura bakunze ukumva nabavuga butumwa beza ukumvura bakunze ukumva abana batumira kwigisha ibyo bintu ariko ukumva babasigiye ubumenyi kandi nabwo turabukeneye ariko ukumva ntabwo babavuzemo umusaraba wa Kristo cyangwa Yesu kavuta ariko umuntu avuga iminota 45 avuga ibya Yesu nta Yesu urimo abantu barabasha ubwo barano n'abanyembaraga pastor yaba bafite ingufu kandi pastor Manuel ari guseka genda rugo nzikuru babishobora kandi ukabana n'ukuri n'abarokora uzi pepe ariko kubera iterambere tu sais il y a les montagnes là mananye kabote sema bikazarangira seminaire y'icyumweru nta Yesu urimo ko bivuga ngo if we preach without Christ what you are preaching it is in vain ntabwo bishoboka noneho kandi Kristo ntiwamujyamo neza utazi imbaraga z'umusaraba amen ndafashijwe rero ndashaka kureba ko tugikundanye haleluya ndumva nifuza ko mbere yuko tuza gutaha uyu munsi nashatse gusa kwintroduza gatoya ndifuza ko tumenya neza kamenya umusaraba icyo wakoze Paulo rero yageze ahantu aravuga ati rero ibintu byose nababwirije ni byiza ariko nta kindi kintu nkibasha kwirata urumva noneho cya gikorwa Yesu yakoze ku musaraba ntabwo Paulo yagikeresheje gukerensa ndiko babyita kubega kubifata for granted ntabwo yabifashe nk'ibisanzwe yaravuze ati noneho jewe sinkibasha kubaho nka Paulo gusa ahubwo nsigaye niratiki umusaraba ahita kurikiza ibimenyetso byerekana umuntu wirata umusaraba wari we aravuga ati sigende bibyisi nkabibona nk'ibibambwe ariko sibyo bibambwe byonyine nanjye ndagize nte bwa mugenzi ngo ariko hari bibambye nawe ukeneye kubambwa haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane hari abantu rero ukabona ukabona ijisho ntirirabambwa agize ngo katuse ukabona ari kugira umukobwa ngo katuse uyu mu brother haleluya
Yesu ashimwe cyane. Ko iyi generation y'abagenzi banza batabikora. Ibi byagucya nitwe ni mu generation zacu. Umuntu akakugira ngo cyangwa se umuntu akakuramutswa nakugize my god. Kavuti umuntu inzara ntizirakizwa cyangwa cyangwa se umuntu ari kukureba umutwe uragiye uri kureba umukobwa. Kavuti Imana. Niyo mpamvu Yobu yabambye amaso ye. Aravuga ngo nakoranye isezerano niki n'amaso. Vuga ngo mbireba nk'ibibambwe. Nose waruzi impamvu uyu munsi abantu batanyurwa n'ubuzima barimo. Ko beva ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Ariko umuntu ugasanga arashaka ubuzima burenze. Wenda arasengana n'umuntu wabugezeho. Ariko we ntabwo arabugeraho. Ejo bikaba byamutwara amageragere kubera kutanyurwa. Kubera kutabasha kumenya. Sibyo? Ibwira mugenzi ngo ari ibintu bigomba kubambwa. Haleluya. Ariko natwe tugire gute? Natwe tumere nk'ababambye. Amina. Nibigera ku ipantaro wa mugabo we. Ndabizi ko ndondagana n'isi yose. Haleluya. Warakijwe pe. Ariko ku ipantaro harabambwe. Ariko ndabizi ko ari umuntu turi kuganira. Mumbabarire si mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Ku ipantaro harabambwe. Yesu ashimwe. Ya ndabireba. Ariko mbireba nk'ibibambwe nanjye nkamera nk'ubambwe. Ndabizi ko hano hadutsinda ariko hamwe no kureba umusaraba Imana idufashe kugira ngo iki cyumweru n'ukuri tuvuge Yesu wabambwe. Tubabwiriza Kristo wabambwe. Amen. Yagiye avuga amagambo menshi Paulo aravuga ngo kandi ngo muzirikane no guhamagarwa kwanyu. Ngo mumenye yuko kuko yageze ahantu asanga aba banagomba kubabwira ukuri. Arababwira ati rero ndashaka kubabwiza ukuri yemwe mwabakora intomwe. Muzirikane guhamagarwa kwanyu. Bene data. Mumenye ko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Namwe ntabwo mujya mubireba. Rero kuna abantu bari organize ariko Yesu atahamagaye. Noneho babandi birirwa baducurira. Ngo bajya kuza mu bintu batari smart. Abari smart yarabaretse. Ariko mwaretse. Yesu ashimwe cyane. Jewe biriya bintu rero umaze kumenya imbaraga z'umusaraba nta complexe wagira. None se yabaretse mu mabiro atabareba. Ako mureke nivugire. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiyabarebaga. Urabona ibintu bakubigira gutya. Ego Imana izazana abanyabwenge izanabuduha. Ariko ntabwo yatoranyije Pastor Benari hera kuri 26 usome. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Mikro yawe ntabwo iri muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Yuko abubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Yego. N'abakomeye bahamagawe atari benshi. Basa nabakomeye? Nabakomeye. Ahubwo abahamagaye arabakomeza. Kuko tusikiye dukomeye vuga ngo aradukomeza. N'imfura zahamagawe atari nyinshi. Basa niki? N'imfura zahamagawe si nyinshi. Ntabwo ari nyinshi. Niyo mpamvu ubona umuntu avuga ngo ngo nzajya gusenga ngo wajya hasengera nde. Ukagira ngo uzasangamo za mfura mwakuranye ziwanyu. Reka da basanga abantu umuntu uri gusirimba afite n'intebe ku mutwe ukagutimara ndagusaba n'ukuri vreme uyu muntu. Iyi church abantu ko badafite discipline. Abantu bazi ko yore yicaye gutya. Mama ntabwo ari imfura nyinshi zagize ziti. Haleluya pastor. Kuko ubona abantu baragwaye mu mutwe bategereje imfura. Ya aduha uburere. Aduha ubupfura. Pastor ubona butaraje. Ariko aduhamagara tuvuga ukuri. Siko twaje shiraho akantu pastor. Ntabwo ariko twaje. N'ukuri gose. Komeza. Ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi kugira ngo ikoze isoni ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Kandi nibyoroheje byo mu isi nibihinyurwa nibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Kugira ngo hatagira umuntu uzana ibintu by'ibyo kwirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo
uwirata yirata Uwiteka. uwirata yiratende pastor. Uwiteka. Amen. So niyo mpamvu mubona Paul avuga ati, "Je nta kindi kintu nkibasha kwirata. Sigaye nibona nkibagirwa ko nize amategeko kandi diplome ndazifite. Nkibagirwa ko mvuka mu muryango umeze gutya kandi niho mvuka." Nuvuga ngo ibyo byose yari abifite pe. Ariko asanga bari abantu nabo barabifite. Reka mbabaza abantu akantu kamwe. Nta bantu ujye ubona niyo uri kugwana mu buryo bw'umwuka ukabona abakugwanyije imbaraga amaboko aguhagurukiye ukabona utazayashobora. Oya cyetse niyo wenda ari mwebwe ndabizi. Sibyo? Niko bimeze. Sha ukareba n'abahanga n'abanyabwenge n'abanyamafaranga bafite abantu bafite ububasha. Ariko reka nkubwire wabireba ukavuga uti Imana ngiye mu nyama n'amaraso ntabwo abantu nabashobora. Ariko watumbira umusaraba agahita ashiramo siboreti na shiboreti ukanze kuyibabwira ururimi rwabo rugatandukana ugasigara ubona banyuranyije indimi. Yesu agakora ikintu gituma banyuranya indimi wowe ukabura aciyeho. Bene data imbaraga z'Imana uwakwirata yakwirata Imana. Uwakwirata ntabwo yakwirata ubutunzi. Uwakwirata ntabwo yakwirata ubwenge bw'isi. Mbabare umbwire ubwenge buri mwisi. Aho abantu bicara bafite ubwenge bw'isi bakavuga ngo turashaka ko nk'igihugu runaka tugikura ku ikarita abantu bakavaho. Ubwo ni ubwenge bwawe. Buvuga ati wafata nk'aka gace kakavaho abantu bakasima. Ariko twebwe haleluya, ubwenge bw'Imana ntabwo bwarimbura. Ubwenge bw'Imana bushira no ku murongo. Turashimira Imana. Haleluya. Ukuntu umuntu ashobora nko kwicara akavuga ati nzakora akantu kamwe kabemo virus bose babyuke bisamura. Ubwo n'ubwenge bw'isi. Ariko Imana ntabwo yagupangira n'abahanga bayo ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngo ushire ibintu bituma abantu bazabyuka bitsamura isi yose. Ariko turashimira Kristo. Uwamwirata mwirata. Uwakwirata yirata Imana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Haravangwa ariko komeza gatoya waharangisha ngo Luka 24:26. Luka 24:26. None se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Gasubira mumva kataryoshe. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? None se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo kugira ngo abone kwinjira hehe? mu bwiza bwe. Bene data iyo atababara ntabwo ubwiza bwari kuboneka. Turashimira Imana ko kubabara kwe aribwo bwiza bwanjye aribwo bwiza bwawe. Ndashaka tuvuge gatoya kuri Yesaya ukuntu yamuvuze. Ukurikije ukuntu Yesaya yamuvuze. Ayiwe. Yesaya 52 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Murambabarira ni ordonnance y'ibyanditswe kubera inyigisho mfite. Dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi. Azagira ate? Azakora iby'ubwenge. Haleluya. Mwumvise ko byazakora atari byabaswa? Yatoranyije abaki? Abazwa. Ariko ibintu azakora ni iby'ubwenge. Ako wavuze ni ukuri ni iby'ubwenge. Komeza. Asumbe abandi. Azagira ate? Azasumba abandi. Ibi bintu by'umusaraba bene data tubimenye. Wakwexera mu bintu byose. Nivuga ngo ntabwo ari ibintu bigarukiraho. Azasumba abandi. Azashyirwa hejuru akomere cyane. Azashyirwa hejuru akomere cyane. Ego. Nkuko benshi bamutangariraga kuko maso ye hononekaye ntihase naho umuntu. Naho nshaka. N'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Uvuga ngo mbohera ku maso pastor. Nkuko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye. Pastor muri iyi minsi ntabwo usigaye ubona abantu bavuga no. You know your sermon is old fashion. You know this is old fashion. Gen Z, hallelujah. Where are the Gen Z? Hallelujah. Aba Gen Z bari amina. This is really no ugasanga aba Gen Z bari gushaka abantu bababwiza bari kurapa. You know, yes, he has done it. Ukibaza ndi yakoze ibiki ngo kabyarabwe. Ugasanga ibintu ibyo mukecuru akeneye pastor n'umusaza mu bugingo nibyo n'umugenzi akeneye. Mu bugingo ntabwo hasaza nta bugingo bw'inkumi ariko mwaretse.
ubugingo bwose ari ubw'umuto ari ubw'umukuru dukeneye eternal life, dukeneye message idutwara kuri cross, kuko umujene wageze kuri cross ava mu byaha. Ikindi nanone ndiye kibirimo aratabarwa, ukwicira urubanza. Amina, ni ku musaraba. Ese mwari muzi yuko uyu musaraba wonyine niwo wafasha umuntu yumva yarakoze bya bindi bisa nkaho bihabanye no kwijambo rivuga ndumva mu byumva. Yesu ashimwe cyane, ndumva muri kumva. Umuntu yasigaye yitwara uko Imana itamuremye, itashatse kwabaho, ariko yagarukira Imana. Abantu bose baramujajinze, iwabo baramujajinze, urumva buretse uzongera gusubira mu rusengero ryari kuri umwana wa pasiteri, reba ibintu wagiyemo, ariko yagera ku musaraba, ku musaraba Imana ikavuga ngo mwana wanjye ndakuhagiye, ndagukunda, ndagufitiye umugambi mwiza. Ofete Yesu ikintu yakoze, strategy yakoresheje ituma abantu bamuyoboka. Nyivuge itarantu bamuyoboka ngo baba bayoboke, ahubwo baba bigishwa. Uzi ko Yesu atarafite attractive message, ako mwamba bariye ako kantu ndumva ntangiye kwinjira. Pastor ntabwo yaje afite ibintu by'ibirungo, yaje afite transformative message. Ubutumwa buhindura. Target ya Yesu kwari guhindura. Oh Jesus. Kuko ntabwo bimuteye isoni kubaka itorero, Mama Trey. Ntabwo bimuteye isoni. Uzi ko yavuze ngo I will build my church, ntangero kwigisha. Yaravuze ngo nzubaka itorero. Pastor uzi ko atavuze ngo nzarisanasana. Yaravuze ngo nzaryubakira ariko nzafata uwo nguwo mwubake. Bitwaye iki se mwubatse? Bitwaye iki muhereye kuri zero ntabasha kumwubaka? Haleluya. Abari hano bavuge amina. Amen. Ntabwo yavuze ngo I will renovate my church. Yavuze I will build. Niyo mpamvu birivuga ngo nzakubaka umukobwa w'Isiyoni. Nzakubaka. Ariko nanjye ninkureba uzaba wubakitse. Ariko mwavuze amina. Haleluya. Ariko Mana ndagushima. Aho rero ndashaka kubwira abantu nibyo abo bagenzi n'abakiri batoya bashobora kuza bakaba attracted, ariko ntabwo they will not stay, kuko ikintu kituma umuntu agumamo ni true message, ni authentic message ya Yesu. Kuko iriya niyo izamusustaining. Uraprometa abantu bitunguru, ejo uzazana ibirayi, ariko mwaretse kuko muravuga ngo nongo reka ngo mu izina rya Yesu uyu munsi ngo tuzarya ibitunguru ngo maze amaraso Yesu amanuke. Oya, uzamuprometa ibitunguru, ejo umuprometa amadegede, kuko ntabwo bikunda, ntabwo wabona ibintu prometa, kuko no waprometa ibiki se buri munsi. Hariya muri Kenya pastor yabwiye abantu ngo mugure imikubuzo, barayigura. Arangije arababwira ati rwose ati mukubura uko mukubuye niko Imana isohoye ibyaha byanyu. Baje ku cyumweru gitaha baje buzuye ibyaha, kuko ntabwo mukubuzo wakuraho ibyaha. Ariko mwamba bariye bene data, ariko barebye bose ku musaraba. Umukecuru akareba ku musaraba. Uzi ko buriya kugira abantu bakijijwe mu muryango wacu. Amina. Uzi ko biruhura. Mutekereze uyu munsi mama yadakizwa, kandi nk'ubu ngubu ari hariya arwaye, ariko se ubundi wagiye hehe? Ari kugwana nanjye, ariko kubera agakiza. Ariko mwavuze ngo agakiza. Amen. Abo tuvukana bareba ku musaraba, nanjye nkareba ku musaraba. Noneho si wote tunakutania pale. Haleluya. Ariko mwavuze haleluya. Amen. Haleluya. Ikindi ntuzigere wemera ko umuntu aguprometa ibintu parce que umuntu araguprometa biga failing. Ikindi namwe mutwemerere ko dufailinga nk'abantu, ariko mureke tujyane ku musaraba. Ko ku musaraba niho hatuma haleluya pastor ashobora kuza akakubita 5000 n'imbaraga zo, ariko mwaretse niho twahuriye pastor. Ibintu bituma tugirana neza nka bene data ni ku musaraba, kuko we yaritanze. Ariko harantu wavuga mu ijambo ry'Imana ngo nuko namwe mwitange kuri bene so, kuko yitanze natwe twitange kuri bene data. Hanyuma rero nucomoka ku musaraba urebe rero uhamangara iyo nimero ntabwo ishoye kuboneka, utangire witotombe. Yesu ahabwa icyubahiro. Umuntu ugufasha aragufasha wowe, ariko wowe nutagendana n'Imana akariba kagakama, Imana izafunga wa muntu ntakugereho. Utangira uvuge ngo ngo abaprometa ibintu badabona. Uretse nawe afungirwe until nawe ugarukiye Imana, kuko Imana niyo ibika urufunguzo yonyine. Mwari muzi ko Imana ari ibitse urufunguzo rw'ibineza neza. Nta n'umuntu wakubwira neza. Njya kubona umuntu wakubwiraga neza azanye umushiha, sigaza yimyoza ukavuga Imana niba iki byabaye. Mureke tujye ku musaraba bene data. Ndafashijwe.
nkomeze ibindi ubuhanuzi bwawe butarasohora si ikibazo cy'itorero. Itorero ni inzu dusengeramo ku mwambaro. Ngo mwisira rya Yesu nubwo wajya kumuhanuza abandi bose batabariweho, ariko Imana ikivuga ngo ndagufungiye. Ariko ntabwo bikunda, ariko imbaraga z'umusaraba ziguhesha gutegereza, ziguhesha gutegereza ugatumbira. Bibiliya ivuga ngo dutumbira Kristo wenyine, kuko ari we banze ryo kwizera ryacu kwacu. Amina. Kandi tukamutumbira twiyambuye ibituremerera ngo n'ibyaha bibasha kugira gute. Yes. Amen. Pasa jya kuri Yesaya 53 kuko sinayireka. Pasa ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Yego, buriya Yesaya yavugaga umusaraba pastor. Buriya niwe yavugaga. Yes, ariko mu isezerano rya kera komeza. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Nta shusho nziza cyangwa igikundiro. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Buriya wenza ngo ntabwo byari attractive. Haleluya, sashiwe cyane. Ariko se reka mbabwire, isi yose ntiyamwitabye. Ndabesha? Abazungu ntibamwitabye, abirabure ntibamwitabye. Atari attractive, adafite ibintu byo gushaka gukurura no kwambara utujinsi ngo yemeze. Ariko mwamba, ariko mwaretse mureke mpaguruke gatoya, ariko bwavuze haleluya. Pastor, iyo byari bimeze gute? Nta shusho igize gute? Ariko mu ndebe tuvugane bene data. Amina, nta shusho yo kugira gute yo gukunda. Ubwiza bwatuma tumwifuza. Yes, I pray for favor in Jesus name. Hallelujah. This person, hallelujah. Ndakurura uriya agomba kunyemera. Ntabwo ari batazakwemera. Imbaraga z'umusaraba wa Kristo harabo zizigizayo for your good. Hallelujah. Amina. Ariko impamvu yakiriye ishusho nkiyo no kugira ngo je nawe tugire igikundiro, no kugira ngo je nawe tuye dutambuka dufite ubwiza bw'Imana. We yarabyakiriye. Ariko hari time mu buzima bwacu uzisanga nta shusho y'igikundiro. Niyo mpamvu mubona message y'umusaraba ntabwo iri popular. Ntiri popular kubera iki? Kugira ngo abantu batabura abayoboke. Kuko people are preaching, you know, how you can invest money. Icyumweru cyose investing money ko data. Rwose ni forever wajemo ukwezi kose. Ariko mwamba bari. Yes, ariko nashaka kumva. Hallelujah. Ndebera umuntu muri kumwe. Mubwire. Money amafaranga turayigisha. Ariko aya mafaranga nagusanga warageze ku musaraba. Ariko aya mafaranga nasimbura umusaraba. My brother, my sister, I'm here to tell you, you will fail. Nako muramba bari mutangiye guceceka kuko ntavuze amafaranga. Pastor yambara gikanzu imwe agatambuka ari confident ku buryo ari amakanza aje si kibazo. Ofati Imana ashaka kutwigisha kuba muri iyi si turi exceptional. Sinzi ko amina ko mwamba bariye bene data. Hallelujah. Ndashaka kureba umuntu uri muri kumwe. Amina. Vuga ngo I'm exceptional. Mama Sharon, we are exceptional. Ntabwo dushaka ku isi idupimira agakiza kacu biturutse n'ibyo batunze, ko dushobora gusanga babiturusha, ariko bazasanga dufite icyo tubarusha atari uko dufite amafaranga menshi kubarusha. Haleluya. Pasa ntabwo mbivuga nk'ukenye, nanjye ndayafite mu izina ariko mwavuze amina. Haleluya, haleluya. Yes, ashimwe. Ndebera umuntu muri kumwe. Niyo mpamvu Paulo na Yohana bageze ku irembo ryiza baravuga ngo dutumbire cya kimuga. Haleluya. Wa muntu wari umugaye ku irembo ryiza bati dutumbire. Baravuga ati feza na zahabu ntabyo dufitiye umwanya. Ariko abantu bose bari banyuze kuri ya muryango, harimo aba VIP bo muri church kuri Beautiful Gate, vango Beautiful Gate. Bose bari barahanyuze nta numwe wamuhagurukije. Ariko icyahagurukije uriya muntu ntabwo ari feza. Ariko amen. Haleluya. Icyamuhagurukije nicyo bari bafite isida gize gute? Icyo kintu ntabwo tuzagitakaza. Aba women muvuge haleluya. Icyo kintu
haleluya. Ariko babivuze ngo icyo nyene, haleluya. Icyo nyene icyo kirukana abadayimoni, icyo gikubita indwara zigahunga, haleluya. Icyo gituma tubabarira abantu batadusabye imbabazi. Ariko ngaretse bene data, icyo gituma ushobora kubwira umuntu ngo ndakubabariye, si cyo kingicyo. Amina. Icyo cyatumye Petero abwiriza kuri Pentecote sha. Arabwiriza basi, ubundi ntabwo wavuga ibintu nk'ibyo kuri Pentecote, bitatu byahageze. Wari umupasiteri ufite abantu bangahe? 120. Urabizi ko icyumba cyo hejuru cyari gifite pasiteri yari Petero. Abantu bajya bamenya. Nta cyumba kitagira umuyobozi. Haleluya. Amina. Manzu seke gatoya. Bwana sifiwe. Pastor, abantu baje 3,000. Akomureke mvugo umusaraba. 3,000 byaje rati wawe wari ufite 70. Wajya utangira kubabwiriza bene data Imana irabakunda, ibahaye n'amata kugira ngo batagenda. Kugira ngo batagira bate. Ariko Petero soma amagambo yavuze. Uwo mwabambye mukamwica. Ubundi wavuga ayo magambo. Ariko yarazi pastor. Yarazi yuko akuyemo message y'umusaraba. Yarazi ko umusaraba. Haleluya! Yarazi ko umusaraba uvuyemo byose bipfuye. Arangije avuga ati baje n'ubundi sijye wabazanye. Twahagaranye n'Imana. Imana yabatuzaniye. Imana yabavanye mu ngo zabo. Imana yanzaniye abakire. Imana yazanye abanyabwenge. Imana yazanye abize n'abatize. Ni nayo izabarinda. Ariko mpimye nka Petero ngakuramo message y'umusaraba, ibyo mbwiriza byaba bigize gute? Ndashaka urebe umuntu mwica nguti tubwiriza Kristo wabambwe. Bivuge cyane ngo tubwiriza Kristo wabambwe. Haleluya. Pastor soma 2:23 kuri 23 zele moshiterebo. Haleluya. 2:23 mwumve Petero arahagaze, ureba 3,000 byakugezeho kefe. Uri kumva ibyo bintu? Haleluya. Muri 3,000 pastor akamvuye muri 3,000. Mu 3,000 ratarimo abakristo bafite icya 10. Mu 3,000 harimo abafite amazina. Mu 3,000 harimo abazuzuza katedrale. None ugahita uterura iyo message. Yinsomere we. Bega Petero. Yemwe bagabo b'Abisirayeli. Oya. Yemwe bagabo b'Abisirayeli mwe. Yemwe bagabo b'Abisirayeli mwe. Nimwumva ya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Baza ari kubwira abantu ngo nibo bamubambye. Basa sinzi kuri kubyumva. Uri kubwira abantu ngo mwaramubambye, ndabizi ko mwamubambye ejo bundi. Ariko Imana yabakojeje isoni. Reba iyo message uri kubwira abantu ngo mwaramubambye kandi abamubambye barimo. Mwamba bariye bene da. Muramwica. Oya mwaramubambye murangije mugira gute? Ngo rekomeze rero. Ntibahita bataha. Umva ngo rero ngo murabaha capati. Nta capati bakurira. Nta cyayi mujya mutanga turangije amateraniro. Nta wakinywa. Itakati imodoka ati ngo twamugize budute. Twaramwishe. Ngo pastor mvuze ngo twagize gute? Twaramwishe. Pastor uziko bahise biyongera. Nukuri. Bavuye ku 3,000. Bagera ku 4,000. Bava ku 4,000 bajya ku 5,000. Mumva imbaraga z'umusaraba. Uzi ikintu cyabaye? Ako komfashishwe. Ngo ubwo butumwa bubabwiye ngo bubacumita. Uyu munsi nukuri umuntu arasohoka nta butumwa bumucumita mu mutima. Kava muri wirira tazamukana uruguru hajya. Nta bucumise mu mutima. Let's back tugaruke. Let's preach Christ crucified. Mureke dufashe kuko natwe twaratabawe. Sibyo? Reka rata mbabazi. Ko mwe ndabonye dusenganye igihe.
mbonye dusenga ngiye muhumure singiye kubabwira ngo mwabambye ariko reka mbabaze sibyo uretse umusaraba mwagezeho ikintu cyari gutuma imyaka yose munambana na Yesu ni igiki kitari umusaraba ngiye ndabizi ko benshi hano ni umusaraba biri nikise si wo watugaruye si wo watumye turenga amaso y'abantu tukarenga isoni twabanga ndasubiyeyo tu mina rentre si wo pastor ko muzi abantu badututse tuba twarasubiyeyo muzi abantu batwicaritse ndibuka ntangiye gukorera Imana mfite umuvandimwe wantwaye muri restaurant nkora muri restaurant nziza kandi nkunda restaurant tubigeze hagati arambwira ati ibintu urimwo ni Imana cyo ni ambitions ndavuga mara ibiryo mbireke cyangwa arambwira ngo umuntu nkawe tugupfushije ubusa nyiyamagarwa arangije arantwara ajya kundepoza kanserege aramanura asanga dufite umuyenzi donc dufite inzu nziza ko idafite portail nziza idafite portail pas clôture portail ntabwo muzi se portail za ibintu by'amatafari ziriya nkingi zavuga ari nk'amatafari abiri noneho iruhande ntumenye ibindi bintu bihari ntabwo mbyibuka rwose naba nkubeshe noneho hagati hakaba hari mwinjira bagakatira iwanyu ni vuga ngo rero arangije arambwira ngo nk'ubu koko wowe twakwigishirije ubusa unanize n'umugabo w'abandi koko unanirwa no kugura portail ngiye kuvuga ngo wigera urabyumva cyangwa ntabwo ubyumva ndavuga numva nibyo umuntu yari yakubwira ibintu ukumva nibyo ukumva ibintu avuze biragaragara nibyo mu maso y'umubiri kandi ntabwo ushaka uri muri position yo kumubwira ngo urabona ntegereje Imana arabizi ko nta kazi wabuze arabizi ko utari umuswa qu'est-ce qui se passe ubwo ntabwo wakorera Imana se nk'abandi byagutwara iki narasohotse ariko ntabwo navuze nafite ikimwaro ariko ikimwaro cya kindi cy'abayuda nkavuga ngo ni nk'ibigusha twahasomye ariko uyu munsi duhuye urabibona nawe twaranahuye kenshi n'umujama wanjye n'umuvandimwe ni umuntu twubaha yambwiraga ibintu bifatitse yambwiraga ibintu by'ukuri nkamubwira ati koko nawe ugiye kumera nk'abarokore birirwa bayura gusa basenga nta kintu bakora sinzi abo barokora bababoneye ngo bameze gutyo ariko Imana niba hari ibihe byiza mu buzima bwanjye nagize niyo season kubera ko ibyo ndi gutanga ubu nabikuye aho hantu stock mfite uyu munsi nayikuye aho hantu ariko iyo umaze kugera kuri wa musaraba urahagera ukawuti Yesu nta wundi nabibwira atari wowe niyo naniwe uramubwira uti ndananiwe I need you mureke cross ibe significant igira imbaraga mu buzima bwacu pasajya kuri 3:13 aho mu byakozwe n'intumwa tugiye kurangiza Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi musaba ko babahorera umwicanyi nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica ariko Imana iramuzura natwe turabagabo bo guhamya ibyo ariko Imana yagize ite yaramuzura iki cyumweru nubwo tuvuze Yesu ko yapfuye akabambwa agapfa ariko mwibuke ko yanazutse ndashaka uvuge ngo binjyanye mu muzuko Imana ishimwe cyane turinjira mu muzuko so sinzi aho twakora position iyo ari yo yose ushobora gukora waguma wicaye it's fine kuri Imana ireba mu mutima wawe aho waba wicaye ariko position yose kansabe Pastor Bernard amfashe cyangwa Pastor Emmanuel habe umuntu uzamura ijwi
ashima Imana kubw'umusaraba wa Kristo. Turashima umusaraba wawe Yesu, turabizi neza ni wowe ubwawe wabitekereje, ubireba tutaramenya ikiba, tutazi icyo twagusaba niyo twakwifuza, ariko dukunda urukundo ndenga kamere. Witanze ureba byose neza, warabibonaga ko ari umubabaro, warabibonaga ko hariho intimba z'abaremwe, warabibonaga ko hariho ibyaha no gukiranirwa kw'abantu, ariko witanze umaramaje ku bushake bwawe. Witegereje isoni n'ibiteye ubwoba byari kuzaba, ariko ibyo byose ntiwabyinubye. Wakunze ubugingo bwacu, wakunze twebwe Kristo kwizerwa we. Iki gihe nicyo twibuka, turibuka umusaraba wawe, turibuka urukundo wadukunze tutakunditse tudakwiye. Iki gihe duciye bugufi ibyaha byacu byose, ibyaha byacu, ibyo dukora, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, imitekerereze yacu, kwibwira kwacu kubi, intege nke za kamere zacu. Mwami wacu Yesu Kristo, iki gihe turabyibutse, twitandukanije nabyo kubw'umusaraba wawe. Maraso wamennye Igorogota, aya manywa tweze, yeze twebwe abumva, yeze twebwe abareba. Ureke kureba bwiza bwawe Mwami, ku musaraba ubambwe bidukize Kristo, kandi Kristo mwiza uvugurure kubw'imbaraga zawe. Sezerano ryawe ry'agakiza abana bawe, torero ryawe Data, ducishijwe bugufi no kwinginga no kuguhendahenda, ngo iki gihe uduhe kumva, uduhe gushobora, uduhe kubohoka kurya wabohoye abera bari baboshwe, kumwe wabohoye imbohe zari ziboshwe, kumwe waruhuye indushi zari zirushe, kumwe wakijije urubanza bari baciriwe urwo gupfa. No kuri aya manywa utubabarire, utubabarire, duhagaze imbere yawe nka wa wundi wari buryo bwawe yinginga, vuga ati Data urakoze koko twebwe twarakiraniwe, ariko uratunganye. Yego Yesu. Hari ikintu gikomeye cyabaye, nuko basanze muri uko dusenga, basanze bose ku musaraba, bose bakeneye imbabazi. Baba bize bakeneye imbabazi, baba batarize bakeneye imbabazi, abakene n'abakire bakeneye imbabazi, abazungu n'abirabure dukeneye imbabazi, twese dukeneye imbabazi. Ikintu basanze bahurijeho, aho ntabwo bari bahuje statut, ntabwo bari bahuje amadiplome, ntabwo bari bahuje ubuzima busanzwe mu mibereho isanzwe, ariko basanze ikintu bahuriyeho nuko bari bakeneye imbabazi z'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi zawe nizo zituma tudashira. Haleluya. Nimureke twakire imbabazi z'Imana, twakire imbabazi z'Imana muri iki cyumweru. Twakira imbabazi, akira imbabazi, warazakiriye, ariko ongera vuga ngo nakira imbabazi, senga wakira imbabazi, isengere wakira imbabazi. Haleluya. Isengere wakira imbabazi zidasanzwe. Izo nizo mbabazi zituma tudashira. Imbabazi abagiriki bari bakeneye, imbabazi abayuda bari bakeneye, imbabazi. Haleluya. Twakiriye kubabarirwa, twakiriye ubuntu, twakiriye Mwami kudacirwaho iteka. Bari bakeneye kudacirwaho iteka. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8 ku murongo wa mbere haravuga ngo en lui il y a plus de condamnation, ku bari muri Kristo Yesu nta condamnation, nta gucirwaho iteka. Haleluya. Nta muntu n'umwe wifuzaga gucirwaho iteka. Niyo mpamvu ibyaduciraga iteka byaciriwe iteka, ibyaturegaga. Haleluya. Ibyaturegaga, inzandiko zose zaturegaga yabambanywe nazo. Turagushimira Yesu ibyo wakoze ku musaraba Igorogota. Neema ya